Iyo umuntu atanze igitekerezo tuvuga ko ari cyiza cyangwa se ko ari kibi, ko kirimo inyurabwenge cyangwa se ko nta nyurabwenge irimo. Ibitekerezo by'umuntu hari isura bimuha muri sosiyete, isura nziza cyangwa se mbi. Niyo mpamvu igitekerezo ari ingingo nyamukuru yo kuvuga muri aka kanya, akaba ariyo mpamvu yaroteye kuzinduka iya Rubika ngo tuganire kuri ibi. Hindura ibitekerezo mu kiganiro, umwanya w'impinduka mu buzima. Twese turatekereza, gusa hari abafatwa nk'abatekereza kurusha abandi, abo bahimbye amahame n'ibitekerezo isi yose irakurikira. Mu muryango mugari tubarizwamo hari ibyo dufata ko ari byiza cyangwa se ko ari bibi. Nk'urugero, mu idini runaka bazakubwira ko icyitwa icyaha ari ikintu gikwiye kuziririzwa cyane, kuko cyagutera gucibwa mu muryango w'abemera runaka kandi ntuzabone ingororano. Hari ibitekerezo biba byaramamaye, byaragiye mu mvugo zacu za buri munsi, ku buryo usanga tubikoresheje mu biganiro byose tugirana n'abandi. Hari amagambo nka Imana yirwa ahandi igataha i Rwanda, sinzi niba ndiho ariko ubwo kuba ntekereza ubwo ndiho, imenye wowe ubwawe, ndetse n'ibindi. Hari ibibazo umuntu yibaza cyangwa se nawe wibaza, nko kwibaza ngo ese kuki habaho umubabaro? Ubundi se niki kiwutera? Ese umuntu yakomotse? Ese haba hariho ubundi buzima nyuma y'ubu turimo? Ese niki gikwiye gukorwa kandi se niki kidakwiye? N'ibindi bibazo bisa nk'ibyo ushobora kubonera ibisubizo cyangwa se n'ubibone. Ibyo byose bishingiye mu gitekerezo, mu ijambo filosofi. Reka tubivugeho. Byose ni mu kiganiro menya kandi usobanukirwe, agace tuvugamo inkomoko n'ubusobanuro bw'igitekerezo runaka. Tubahaye ikaze. Hagati y'ikinyejana cya gatatu ndetse n'ikinyejana cya gatandatu mbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu Bugiriki, nibwo ibitekerezo nyuma byaje kwitwa filosofi byarimo bivuka. Kuva kuri Thales kugeza kuri Sokarate ndetse n'abanyeshuri be cyane cyane Plato na Aristote. Abo bahorwa mu biganiro byuzuyemo impaka zidashira, bazi ibibazo bidashira, bamwe bashobora gufata nk'ubusazi. Gusa ibyo nibyo byaje kuvamo amahame agenga imibereho yacu ya buri munsi. Ibi bitekerezo byaje gutera imbere cyane mu gihe cya Sokarate, wabayeho kuva muri 469 kugeza muri 399 mbere ya Yesu, bikomeza gutyo no mu banyeshuri be nka Plato na Aristote, n'abandi bakomeje inyigisho zabo badukana ibindi bitekerezo bitari bisanzweho nko muri siyanse ndetse na politike. Uko niko icyitwa filosofi cyagiye gikura. Reka twigarukire ku kibazo cyatuzinduriye kigira giti, ese filosofi ni iki? Mu magambo make, filosofi iva ku magambo abiri y'Ikigiriki ariyo philos bivuga gukunda, ndetse na sophia bivuga ubwenge cyangwa se ubumenyi. Ibyo iyo bihuje havamo ijambo rimwe rigira riti philosophia. Ubwo philosophia bikaba rikunda bumenyi mu ngingo zitandukanye, ku bitekerezo shingiro muri siyanse y'ubukamana, imico n'imyifatire, ukuri, indangagaciro zibereye sosiyete, ibikwiye n'ibidakwiye, ndetse n'ibindi. Filosofi ni yigamo ibitekerezo ishingiye ku kwibaza ibibazo, hashingwa amahame n'ibitekerezo tugendera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi ni ibitekerezo bihimbwa binyuze mu kwibaza ibibazo bitandukanye, nko kwibaza uti ese inkomoko ya muntu ni iyihe? Ese ukuri ni iki? Ese birashoboka ko namenya ibintu byose? Ese niho ububasha bwo kumenya kwanjye bugarukira? Ese ubundi nyuma yo gupfa umuntu ajya he? Ubundi se yavuye he? N'ibindi bibazo nk'ibyo nibyo bibazo byibazwa maze hagahembwa ibindi bitekerezo bitari bisanzweho, nko kuvuga uti sinzi niba ndiho ariko wenda kuba ntekereza ubwo ndiho. Hari byinshi ntabasha kugenzura mu isanzure, ariko kimwe cyo nzi ko nabasha kugenzura ni njye ubwanjye, kwimenya wowe ubwawe. Iryo ni ryo shingiro ry'ubundi bumenyi bwose bubaho. Ese filosofi ihurira he n'iyobokamana? Kandi si byo bitandukaniye? Ese abo twita abafilosofi, abo bizera Imana? Iki ni ikibazo gishingiye ku muntu nigeze numva abwira undi ati rwose iyo filosofi yawe yigabanya. Ubwo ashaka kumubwira ko imyizerere runaka mu iyobokamana asa nkaho yayishyize hasi. Kugira ngo ibyo tubyumve neza, twumve itandukaniro n'isano biri hagati ya filosofi ndetse n'iyobokamana, biradusaba kubanza gufata filosofi tukayicamo ibice. Filosofi ni nk'igiti cy'inganzamarumbo kigizwe n'imizi, uruti ndetse n'amashami, yewe n'amababi ndetse n'imbuto. Reka muri aka kanya tuvuge ku mashami ya filosofi cyangwa se amoko ya filosofi, tubashe gusobanukirwa neza iri jambo filosofi. Ishami rya mbere kandi ry'ingenzi ni metaphysics. Hari byinshi byibazwa, benshi bavuga ko birenze ubwenge bwa muntu.
Ibyo ni nk'imiterere y'isanzure, kwibaza aho isanzure ryavuye, kwibaza aho isi yavuye, kwibaza aho umuntu yavuye, ndetse n'ibindi biremwa byose byakomotse. Ibibazo nk'ibyo nibyo dusanga mu ishami rya philosophy metaphysics. Hano nihuse nkasubiza cya kibazo twatangije twinjira muri iki gice, twibaza niba hari aho philosophy ihurira n'iyobokamana, twahita dusubiza ngo yego. Muri metaphysics niho dushobora gusanga ijambo Imana. Metaphysics mu cyongereza byasobanurwa ngo beyond physics, ibirenze ubugenge, ibirenze iby'amaso yacu ashobora kubona. Nk'ubu ntushobora kumenya aho isanzure rigarukira, ntushobora kumenya bya bindi byose bituma bavuga ngo iri ni iyobera rikomeye. Niyo mpamvu kandi ujya kumva baravuze ngo hari ikintu gishe kitari gisanzweho cyavumbuwe n'ibindi nk'ibyo. Kwiga ku bintu nk'ibyo, kubyibazaho ibibazo ndetse n'ibitekerezo byaba bishingiye kuri ibyo nibyo dusanga muri metaphysics. Metaphysics igabanyijemo ibice bitatu by'ingenzi: ontology, theology ndetse na science. Muri ontology hibazwa impamvu y'uko ibintu biriho cyangwa se bitariho. Theology yo ni igice cya metaphysics dusangamo iyobokamana. Nanone muri metaphysics dusangamo icyitwa science, tuza gusangamo ubumenyi bw'isanzure, ubugenge, ibinyabuzima, ubutabire ndetse n'ibindi. Irindi shami rya kabiri rya philosophy ryitwa epistemology. Hano niho twibaza duti icyo bita ubwenge, ubumenyi cyangwa se ubuhanga ni iki? Niho wakibaza uti ese ubushobozi bw'umuntu mu kumenya bwaba bugarukiye? Ishami rya gatatu rya philosophy ryitwa ethics. Ese ni izihe ndangagaciro zibereye society tubarizwamo? Ese ni izihe ndangagaciro zibereye umuryango mugari tubarizwamo? Hari amahame tugenderaho, hari ibitekerezo tugira cyangwa se bishobora guhimbwa. Abantu uko duteye tugira amarangamutima agenda ahinduka buri kanya, ashobora kudutera gufata imyanzuro idakwiye, bikadutera guhimba ibitekerezo bidakwiye byuzuyemo amarangamutima. Nta nyurabwenge irimo. Hano niho hakenerwa ikindi gice cya philosophy cyitwa logics, kiga ese niba igitekerezo runaka cyashyizweho cyaba kirimo inyurabwenge runaka. Logics ni ishami ry'ingenzi rya philosophy risuzuma inyurabwenge iri mu bitekerezo n'amahame runaka kiremwa muntu gishobora kugenderaho. Aya niyo mashami y'ingenzi ya philosophy, nayo kandi akaba ashamikiyeho andi mashami menshi nka politiki ndetse na theology ndetse n'ibindi byinshi tuzagenda tubibona. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, turabashimira cyane. Tuzasubira ubutaha, nakagaruka.